I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. Rero I have faith in bimuze isengesho dushimira iyo Mana iduhaye iki cyicaro. Uwiteka Imana ya Isirayeli, Imana isumba byose, Imana idukunda, Imana irema kandi igasimburanya ibihe, ndagushimye kuko ushimye kandi ukunze ko muri iki gihe tubasha kuba duteraniye aha hantu kubwo buntu bwawe. Dushingiye byabayeho, ntabwo twakabaye tugirirwa neza nk'uko ubitugiriye, ariko kuko ubikoze ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, kuko ari wowe urema kandi ugaca inzira aho zitari. Urakoze kubwo abashyitsi bacu warinze mu rugendo, baje amahoro, warinze amafarashi yabo, kandi natwe busanze turande. Reka rero ibihe tugiye kugirana nabo aka kanya ka nonaha bibe ibihe by'umugisha, ibihe byo kubana nawe, kuko aho ubwoko bwawe buteraniye nawe uraza ukegera kandi ukabana nabwo. Ndagusaba ubane natwe muri iki kiganiro, ubane natwe muri ibi bihe, utugirire neza, tuguhaye ikaze Kristo,
tubisabye mu izina ryawe ryera. arakoze umuvugabutumwa dusengeye muze karibu mu rugo rwa Neretse Damascene. Tubahaye karibu nubwo mwagiye urugendo rurerure, ariko mwicare mutekane mu rugo rwacu kandi mwisanzure. Nge umusangiza w'amagambo banyita Nzabarinda Theogene. Uyu nguyu ari nawe wadusengeye Butera Karaveri, akaba ari nawe umusaza mukuru muri Buganire. Ariko hano twicaye muri kino cyicaro nkuko nabibabwiye ni umusaza Neretse Jean Damascene, akaba ari uyu nguyu bicaranye. Uyu musore mubona, uyu nguyu akaba ari umusore, ni umwana muri runo rugo, akaba n'umukwe wa Neretse Jean Damascene, ariko anatuye hano nawe mu Mutara, hano muri Rwemiyaga. Muzehe uyu nguyu nawe ni inshuti y'urugo, akaba yaranabaye umuvandimwe wacu. Ubu ngubu n'umwe na Damascene, nk'uko mubibona ni mukuru wa Damascene, ariko akaba inshuti y'urugo cyane. Uyu musaza nawe izina bakwita yitwa Nsabimana Innocent. Uyu musaza nawe bamwita Nkuranga Godfrey, akaba ari umuturanyi wa Damascene. Ikigeretseho akaba ari nawe wowe urabizi muri bya bihe bikomeye, igihe twavaga hano kugera i Kigali tukagenda amasaha 6 kubera ko imihanda yarapfuye, imodoka ari nkeya. Dore umuntu watwakiraga n'uyu nguyu. Iyo uvuze ngo mu Mutara Rwemiyaga resitora kwa Nkuranga, yaba umwana yaba umugore yaba uki aza kugeza. Ubwo rero dufite Neretse Jean Damascene, umuryango ni munini, ni mugari cyane. Nuko kubera ibihe turimo bitadukundiye ko twategura ibyicaro ku buryo twaba dufite umubare wisumbuyeho kurusha ahangaha, ariko tubahaye ikaze. Kandi umuryango wacu ko tuzarushaho kuganira bino bihe n'ibicogora, tuzarushaho kubereka umuryango mugari utubutse. Ngira ngo twakomeza, hari ababyeyi bari hano twifuzaga ko bagera hino kugira ngo babasuhuze ndetse murusheho no kubamenya. Kubera ibihe turimo, nta murabizi ko kuramukanya bitemewe. N'abandi muhagarare hano noneho. Murabizi ko bitoroshye muri ibi bihe turimo, murihangana. Nk'uko gahunda ya leta imeze, ubwo murabasuhuza muri rusange, ni ugupepera. Noneho bababwireho dukomeze. Mwabasuhuza. Reka mpere iburyo ubabanziriza. Ni umudamu wa Neretse Damascene, akaba ari we mubyeyi muri runo rugo twicayemo. Uyu ukurikiye ho ni umuturanyi we, akaba n'inshuti y'uyu muryango cyane. Nimvuga ngo cyane wumve ko ari cyane, ubu akaba yarabaye mukuru ura mubyeyi kubera ubushuti dufitanye. Uyu ukurikiyeho nawe ntago ndi buvuga amazina, uko tuzarushaho kugira ngo dutware igihe gitoya, tuzaguma turushaho kugera kumenyana. Uyu ukurikiyeho nawe ni inshuti y'urugo, akaba n'umuturanyi ndetse akaba nawe avukana n'uriya mama wa Damascene, kimwe n'uyu ukurikiyeho. Uko mubareba bose ko bari hano, twabaye bamwe.
twabaye bamwe, ni inshuti, haba mu buzima busanzwe, haba mu itorero, ubu twese turi abavandimwe. Ngira ngo wenda icyo nayongeraho, uyu mumama, uyu muzehe, cyane cyane na muzehe uyu we turaziranye cyane, ngira ngo twamenyanye mu 2004 mu buryo bw'akazi. Urabona ko n'imiryango irahurirana, none dore twongeye guhura na none, noneho duhuza ubumwe. Uyu ni umudamu wanje, yego, akaba n'inshuti y'urugo. Hano ni mu rugo, uko tureba twese ubu ni famille imwe. Sawa, mwakomeza mukaza, kubera ko mwaturutse kure murananiwe, ariko murihangana. Twaba tubahaye icyo kunywa kugira ngo tuganire, hari ikintu mwafashe. Reka tuganire. Muzehe Karave, turagira ngo ducuguze uburyo umwete. Hayi, karibu. Murakoze cyane. Dushimiye umuhuza w'ibiganiro ko tubaye umwanya. Mubyeyi, inshuti, muvandimwe Karaveri, ndetse ahubwo mwese inshuti n'abavandimwe y'umuryango bwite waneretse, tubashimiye ko mwatwakiriye. Tubashimiye urugwiro mwatwakiranye, by'umwihariko n'amazimano mwaduhaye. Mu Nyirigisi uriya mugabo yatangiye atubwira umuryango wose. Nanjye nagira ngo munyemerere ntari gutinde cyane, kugira ngo nze no gucuruza uburyo umwete buri wese arajya yivuga. Nazanye abantu bakuze gusa, abari bwivuge bafite ababyeyi nk'uyu mwana na mugenzi we, n'icyo aravuga amazina avuye ati na papa nguyu na mama nguriya, kugira ngo tubirusheho gusobanuka. Jewe rero utwaye igisibo nitwa Ndayishimiye Janvier. Nagira ngo nsabe duhere kuri uriya ruhande, tuze gutya abantu baturimo badafite stati ya mariye, ni aba bana b'abakobwa babiri. Ubwo si ngombwa no kuvuga uti ndubatse, biragaragara ubaye utarubaka waba ukumbuye. Ngaho rero vuga izina. Nitwa Uwizeyimana Frodouard, nkaba ndi inshuti y'umuryango wa Sylvestre Munyakazi, nkaba na muramu we. Umudamu wanjye nguyu, hanyuma rero nanjye nitwa Iribagiza Marie Rose, ndi umushuti w'Umunyakazi. Yego, bakuvuze ariko nta zina bavuze. Uri inkanda y'uriya mugabo ngaho, subiramo indengera rero. Nitwa Dusabimana Josephine, ndi umutware wanjye. Nitwa Uwimana Candide, nazanye n'umutware wanjye. Twa Habimana Modeste, Munyakazi Sylvestre akaba ari mukuru wanjye. nitwa Havugimana Zakayo, n'igihe naje nungirije uyu mutware w'iri sibo. Twaje duturuka iriya Bwanacyambwe, aba ndi kumwe na Niyomfurasa Onire Kibondo, akaba ari umukobwa wanjye. Hari na mugenzi we mwamutubwira rimwe kuko n'abakobwa bawe bombi. Hari na mugenzi we witwa Ishimwe Promese, akaba n'undi witwa Munyazesa Uwanjye Beritate. Niba abakobwa mwahoze mubona bangana n'ibigabiro, ariko niko ko inka y'amaronko kugira inkomoko, murabona ko urugo n'ubundi ntawe utegamiye imyuka. Murakoze cyane rero, nagira ngo nkomeze nkoresha uyu mwanya, ariko bitari ugushira isoni. Nagira ngo muze kunyemerera gukomeza kuvuga bicaye, nabonye twarahagaze igihe kinini cyane na covid. Niba ntacyo bitwaye wenda naza gukomeza nicaye. Imana ibahe umugisha cyane. Iyo sibo rero uko tubibwiye urusorongo, mu by'ukuri tuvuye mu muryango w'uyu mubyeyi Bwanacyambwe
umwakika ndetse w'amarangara yanduga kubera ko niba igisokuru kiri kiganditse cy'uyu mubyeyi Sylvestre Karaveri. Rero tugize amahirwe tuje kuri uyu munsi dushima Imana ko twese turi bazima, Imana yaraturinze. Ni koko amakuba yaraje, ikiza kiraboneka, ikirwara gica umugongo isi yose, ariko kwa Karaveri ndetse namwe no kwa Damascene ntawigeze arwaye, nta n'uwagiye mu kato ndibaza. Ariko si kuri twe, si ku bwacu, ubuntu bw'Imana buduhora imbere nibwo bwaturinze. Dukomerezeho rero, kizagende ntawe kigezemo, yaba muri twe no mu baturarwanda twese. Uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri ku umuganura. Mu Banyarwanda ubundi bavugaga yuko basokozaga Rugina bakamenya kubitinda ibicubo no kubitinduza inkongoro z'imirinzi, ariko cyane mu Banyarwanda bakamenya no kuganuzanya. Aha rero tujya guhaguruka iwacu, Sylvestre yatubwiye ati Damascene ni inshuti yanjye, mwitabaro nta barasanagaho, nta wahanye undi. Yemwe no kuvuga amacumu, amwe yavugaga iry'uruhuga rw'isoso, undi akavuga iry'umutari. Amacumu mu bagabo murabizi yuko harimo wibaruka umwana akamwita ruheta amacumu, kandi icyo gihe akazaba n'intwari. None rero mubyeyi, duhaguruka uyu muntu yaduhaye intashyo, fungura ntukoreshe data gusomera mu masho. Kugira ngo munyemerere dutangire rwose duhaguruka, uyu mubyeyi yaduhaye intashyo tugira ati nimugera kwa Damascene mumuntahirize, mumubwire yuko ntimukunda kandi mukumbuye. Murakoze, ndabashimiye. Nuko nuko Imana yamugisha. yego Kandi mvuge neza. Si ibyo gusa rero, Sylvestre gajya noya gato ne kwiruka utaragira no mu byinyo. Hari n'ijambo yaduhaye tubabwira ngo tugeze aha, kugira ngo bamugane n'amafoto agende neza, hinga nanjye mpaguruke. Yatubwiye ati nimugerayo mumunyibukirize yuko ibihango Abanyarwanda bagiranaga byageraga ku 8, guhera ku cyitwaga icya kimwe cyangwa guca kunda, aho bamwaniraga bakagera kugabirana no kuzashyingirana, aho umuntu yaberaga undi na mugenzi we bamwana. Ati mumunyibukirize kandi yuko twigeze kuganira yuko nihagira uwakenera undi kumukenura ku mbuto umuntu, twavuganye ko ntabyo azabikora ntashite. Ariko agasongero k'iryo jambo yatubwiye ati mumubwire yuko mukeneye bireba. Namubaza nti se ndabubwira ihe? Arambwira ati mwana, iriya amarembo y'umugabo abasha kuba menshi. Hari n'abagiraga yagera ku 5, hakabanza iby'abaja n'abagaragu, hakaza iry'inka n'abageni, hakaza iry'umuheto n'umuriro banyuragamo batabarutse. Atari kugenda umunsabire iryinjira imfatare mbariyo ikazasohoka umugera, utumureme inkokora kandi umukomeze amaboko. Nuko rero mubyeyi Karaveri abigenza atyo, anshakira umuhurambuga, andebera inyimura abahinza, anshakira inyagira abahunde, anshakira imitwa nk'iyo, ashyira mu rukano turaremera. Nuko anshakira aba bagabo ureba ngo tuze tubasabire. Ubwo mutureba tuze kubasabire by'umugeni mutware kandi inshuti yanjye, nakubonye uguze uburansaba kuko ibiganza byawe bitigeze bingwariza. Nabushize ariko banginje kandi numva uzakomeza ukunguko. Mu gihe nyitegereje ko mbwira ngo muhaye irembo, mbaye inkomye mu mashyi muhumure nimubifungirwa nimumurere mu Rwanda. Areze ningi iruhande rw'iryo jambo mujye ko ndi manganye. Ngira ngo ikimenyetso wakibonye, ndumva amashyi nanjye nayaguhaye, kuko urujya kwera burya rukubanza urututu. Kandi ese bari ijambo ryawe narumvise, urisanga nk'uko utangiye kubivuga. Irembo unsaba ndabyumva, ariko tugira abageni benshi muri uru rugo. Mwagerageza kumbwira izina, hanyuma noneho nkabaza abanyamuryango nk'uko mwababonye,
tukumva icyo babivugaho. Ndabahagarariye ariko nibo bari bufate icyemezo. Rero bantu turi kumwe urukuriye mugabo avuze mujye mukoma amashyi ntabwo ari bituga ariko umutwara arashima ati kuko murakomeza mu gihugu kandi rero abagore turi kumwe ntabwo tuzarenganira no ku mpundu mujye mwisagaza karameri ngomba nyikebura abo twagendanye basanga bakiyumvamo urushyitsishyitsi. None rero nshuti yanjye Yesu yarabyoroheje hari igihe babikubira muri Yesu bikemera. Noneho rero uragira uti tugira abageni benshi uratubwira uwo mwana. Nibuka yuko mbere gato hariho n'igihe wafataga irembo ry'inda itaravuka mukagira mutima umuryango uduhira navuka ari umwana w'umukobwa turerera ariko muzamudushyingire. None rero ubwo mbisabwe nawe uri databuja ndabwo kurivuga ntabwo bingoye. Ubundi bavuga yuko iyo umwana avutse iminsi 7 ati nkundi bakagenya se niwe ujya mu ruhamo rw'umuryango akamutuma nyina umubyara akamwikendera akamwita. Uyu mwana rero bamenye ko mwagize umugisha bavukamo ariko mwamwise nyiramugisha ni koko kubera yuko muri Yesu Kristo tugomba kubatizwa mu mazi magari kandi ababyemera batyo yiswe Vestine. Icyo kurabizi ibyo barira ubunyana batoya nta mazina y'ababyeyi niba hari icyo yabyiniriwe sinari imparumvemo nawe ntunyanyagize ariko ayo najo nzi ni Vestine nyiramugisha. Murakoze cyane. Reka mbaze abavandimwe banjye mu muryango nabo icyo batekerezaho izina baryumva. Ufite abavandimwe kereka niba hari ubaziho ibyaha ariko nasabe nta cyaha bafite twabemera umugeni tukamubaha. Twase mbahaye inkwano yambahaye umugeni ariko nta nkwano mbahaye. Nimwongere mushima ayo mashini yaho za mwana bakongiye kugabana natwongeraho yewe urumva ntacyo nakongeraho kirenze icyo mwene data ntabwo avuze. Umuryango ndabona waje ari mwiza kandi burya uja kugana ntabwo aba ari umwanzi. Rero igikuru ni urukundo ntacyo basaba ngo batimwe bakwiye guhabwa umugeni. ndabona ni Kandere babyemeye nta kibazo reka natwe tubatiza amashyi. Uremerewe irembo wanyahata. Bibiliya iravuga ngo abo tuzahesha umugisha bazawakira Imana izabahere n'ibisokuru bizabakomokaho. Ni koko rwose mutugabiye tutagotse hano urinze guhumbaguza ngo azabona iremba. Aha rero nazanye n'umugabo agira akageso iyo bamuhaye intebe aricara akarenzaho gucikanyara imirimo ikurikirana yikorera n'indeba nabi ndayaca. Noneho rero mubyeyi wacu umukuru atubwira yuko ngo intashimishiha twebwe turashima uyu bwatsi bw'irembo nshuti yanjye. Murakoze cyane. Ubundi reka abanyamuryango bagushimire ku bw'ubu bwatsi. ubundi irembo mu kinyarwanda rifatwa kabiri rifatwa n'imitwa nk'uko twenze mu muvure w'indoha n'indembere kandi rigafatwa n'inka y'imfatarembo. None nshuti yanjye turashimiye. Ubundi abatarakira agakiza bakayisa inzoga ariko uwo ni umutwa wajya kuri nyiramacumu waza kundamurano wajya kuri mwikorezi cyangwa se iyo akagege uze kuhagandika uyitsinzure nakubwira ikirakurira rwose. Murakoze cyane. Rimwe rero irembo mpawe ndifate navuze yuko ifata rembo nabwo ari kabiri. Aya masuka ni imbaba. Hambere barebaga kuri Rusengesi bakareba Gikondo bagashaka imberuka bakavagira indamba byose bikabyara
inkwano nzima. Inka zaje mbere yuko Nyirarucyaba zibonye mu gihugu azisohoza kwa Sibuhanga. Kuva icyo gihe umunyarwanda ku inka akanayifatisha indi. Ariko ibyo byose bitarabaho yazanye banyogokuru n'abanyogokuruza ntabwo nje kukuraga ibikota dore umukozi w'Imana. Kikira rero ntabwo nari buzane biharwe ntabwo dusaba irembo ry'umusumbakazi. Iyo rero ihinga ibyo tuzarya umwero w'umwaka ukagenda neza ndetse n'umuganura ukenderaho ikareba ubwatsi bwazo ariko akanako ni akamashini uko igihugu kiremwa n'inkugu zitandukanye bakita uko bashaka. Iwacu tukita ntajoro ku mutuzi, ubuganza bwa ruguru n'ubwepfo bakakita kayuya, hari n'ahandi bakita imfashamwahizi iyo urenze ubwishaza. Rero uzakita uko ushaka abafite ngo nimwe mwongerewe. Bandega munamfashe iyi etikete yabyo bayishyiramo n'abasera inyange y'umushumba. Inshuti yanjye rero Sylvestre ubu ndacyafata irembo hashyira n'ubinyuze aha ngaha akivuga yuko Vestine amukeneye uzamubwire turabambwe ibishego. None muvandimwe ibyo byose n'urucishirizo rwo gutunga mu banyarwanda inka n'ikimenyetso gikomeye kuva kera. Turagira ngo dutange imbonerahamwe y'urucishirizo n'ikibumbiro ni ugushyigikirana si uko twaje ngo ziraca urucaca aha ngaha ariko nta kibazo rwose. Kandi noneho wakwakira n'igicuba umwe nubwo gisanitse ntabwo cyaguye ingese. Irembo ry'umwana turarifashe rero. Ibyo ngibyo ni ibigendanye n'inka ariko rero hari uwigabye mu nganzo kabira hanze aravuga ati ibyiza biracyaza. Uwashatse urushorezo aravuga ati nyamara ibindi biri imbere. Hariya mfitemo n'amabahasha y'inzandiko z'umuryango. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itugirira neza ikavuga yuko nta nka iva ku musozi yinjira mu wundi itafite ibyangombwa by'uko nta makemwa. Ariko nahambereyeho bavugaga yuko inkorongo yitwara mu wundi muryango ugomba kugenda umara impungenge bene rugo ko iyo nka nta kibaro bazayireka. Ngo hagire uca hariya avuge yuko ari riza ryiye kandi wenda warayifashe n'ingabanana. Akira rero mubyeyi ziriya nka zose z'imfatarembo ntawe utagira kirogoya ntajyaza ndogoya. Akira rero nshuti yanjye ibi ni ibyangombwa by'inka y'imfatarembo twazanye. Abo bose nta maherena arimo harimo amabara ate. Irembo nibyo turifatishije murakoze neza kuri byo. Reka tumwongere amashyi banyamuryango. Nari ngiye kuvuga ngo reka nicarira rimwe ariko naba niraza ubumuga kandi nta ndi muzima. Ahubwo reka imirimo nyikurira inyuma rimwe. Irembo ubwo turifashe umuryango wacu nagira ngo nongere iki cyiciro mbasabe kugishima rwose. Karaveri rero buriya ngo iyo umuntu agira ibiganza bye bitagwabiza mugenzi we ntabwo azamura inzogoma ahubwo amubera rugasira cyangwa se rwasananga mu zabo. None nshuti yanjye urakoze cyane. Umukobwa ni igisanira cyerekera gukobwa. Uwavunuye neza yamwise Nyampinga kubera ko iyo avutseho iteka usanga yayitaye agashaka ku yindi. Niho badutsurira imihana bakadushakira n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi natwe tugahurira ku kihango cy'aba mwana. None rero nshuti yanjye singire ngo nkubwire yuko ntari bumukwe nazanye inka nyinshi. Uyu nguyu niwe ugira rujoka y'umusaza mukuru wacu kandi niwe ubasha basera inyange kubera ko amaze kubasha umutarata agatangira. Niyo mpamvu rero yaje azirongoye. Aha naho harimo amabara ateye inkwano. Akira mukwere hagize undi uzaza akavuga ati Vestine uzamubwira tuvashakira mu bandi kwakira.
ibintu tubikoze mwicare babahaka inka nzizi impano ngizi banyamuryango amashyi n'impundu Karaveri inshuti yanjye ubu ndanyuzwe ndumva nduhutse ndatuje murakoze ku bwa byose twabanyemo ntabwo ndagusezera reka nshe bugufi nkomeze nk'ibi bifaranga ndabona bigwiriye ndashimiye Janvier arakoze Imana imuhungisha mureke tumuhereze amashyi menshi cyane murakoze cyane ni koko waje uri umushyitsi muhire kandi burya n'amambere n'ubundi waje uri mwiza kandi n'ubu warushijeho turagushimiye rero n'isibo waje uyoboye kandi ibyiza ukoze n'ubundi biziturwa ibindi urakoze rero ugubwe neza reka abahereza bakomeze bazane icyo kunywa kugira ngo mukomeze mushire inyota murakoze cyane Muzehe Karaveri ngira ngo Karameri wadufasha mu gihe tukiganira tukakira bano bashyitsi bacu bakamanza bakajya ku meza kugira ngo dukomeze ibiganiro barangije byibuze kugira icyo bashira mu nda. iyo umuntu ari shefu wa gahunda buriya haba hari ibyo bakubwira n'ibyo maze rero mwagize neza Imana ibahe umugisha ku bwa byinshi twabanyemo ndabupfuka wumva ubushyuhe burabutwika turakumva dasoje none rero nshuti arimuze Imana ibahe umugisha ku bwa byinshi twabanyemo yemwe no kuba tugiye kubasezera hose uko tubanze bibaye byiza twakamaranye umwanya munini ariko twagenze ibirometero byinshi cyane kandi bazindutse tugomba kuzindukuruka ntabwo twigabye yemwe natwe tugomba kujya gutanga raporo y'amakuru y'uruzindu turagira ngo mu by'ukuri mutwemerere dusubire imuhira iminsi igenwe Imana ndabizi izatufasha kongera guhura kandi bitari kera ariko nonaha turagira ngo mutwemerere dusubire mu rugo ijambo ry'umushyitsi mwaryumvise umushyitsi arimo gusezera tugarure ibitekerezo inaha tugendane arimo gusezera
Manuel ari hano. Jean, icyo udusabye twacyumvise kandi turakisobanuye. Dushingiye ku rugendo ruhari na raporo mwifuza kujya gutanga koko turabyemeye. Ndagira ngo rero mwakire iyi mpamba y'akanoza rugendo, mugende muyitwaje kandi ntugire inyota. Murakoze cyane. Imana ibagirire neza. Karabe mukiri aho uriya ngo umubyeyi ni nk'undi, ariko ibi dukoze ntabwo ari mpambuye, ahubwo bariya babyeyi bahoze mu kirambi tutabonanye nabo baba bakomereye bakanakurikirana ibibera aha ngaha. Harimo abarinze karya baryabana nk'uyu mwonga igihe umwanzi yashaka umukorera amadwedwe kugira ngo uyu mwana bitagenda nk'uko bigenze, bariya bose baba barafashe iry'iburyo. Tubabatumyeho rero utaho muri yaba mu kirambi muburabuza cyangwa mutunganya amata, uti namwe akamugashyireho urugondo mwumva uko Yesu agira neza. Murakoze cyane. Ababyeyi ukambere abashimiye cyane ko ari mwe mwareze, kandi uru ni urwibutso n'impano ikomeye cyane, n'ubundi mukomeze murere. Iyi ngiyi muzakomeze muyitekerezeho nk'urwibutso rukomeye cyangwa impano y'ishimwe ko mwareze neza. Mukomereza imirimo no mu guheka Vestina bazaza ari umujishi neza batarahagura ryaba bimwishwa n'urusigiriza bihageze, uti kandi ngaho murabeho rwose. Babyumvise barasezeye. Maze rero bavuga yuko ngo aho uzagera neza, aho uzagera bakakwakira neza, uzabasabira umugisha. Nimuduhaye amahirwe tubasengere natwe dutahe. Yego. Abo twazanye washinye aho yicaye yigumira aho dataha bivuge. Duhagurutse noneho nk'uko ageze icyifuzo cye, ababashije guhaguruka muhaguruke asenge ashima Imana. Ariko turaza nanone gusenga nyuma y'isengesho ryanyu, namwe tubaragiza Imana kugira ngo tubajyane. Turakoze cyane. Uwiteka Data wa twese utuye ahirengeye mu ijuru, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, turagushimiye ku bwa gahunda zatambutse aha ngaha zose. Nta kirogoya cyagaragaye kubera ko hari presence yawe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ijambo riravuga ngo tuzahesha umugisha bazawakira, uyu muryango waduhera umugisha mu buryo no mu bumoso, mu majya n'amaza yabo n'ibisokuru bizabakomokaho. Ijambo riravuga ngo musabe muzahabwa, twasabye irembo barariduha, turabigushimiye Mana. Ngaho rero tugiye kuba dutaha, ujyane natwe kandi nabo usigarane nabo, nitwongera guhura duhumeka umwuka w'abazima tuzashima izina ryawe. Tubigusabye mu izina ry'umwana wa mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu, dukomeje gusenga tugushimira. Mwami, kubw'abashyitsi bacu batuzaniye, turabakuragishe kugira ngo ubane nabo mu rugendo basubira mu rugo, ubarinde. Kandi impamvu y'urugendo wakoze kuko ari wowe wabigenje neza, kandi n'ubundi witeguye kubigenza neza. Dukomeje kuboneka imbere yawe ko tuzi ko ibyo dukora twebwe nk'abana b'abantu, hari Imana ishobora byose kandi ikadutegurira ibyiza birenze ibyo twifuza. Ndagusaba ko ukomeze kubana natwe, uturinde, iyi miryango isigaye irinde, kandi bene data umuryango ugiye nawe ukomeze kubarinda, he kurindwa mu kuboko kwawe, kandi ugufashe muri iyi myaka no muri iyi minsi irihije y'igihe cya coronavirus. Urukundo rwakomeze kubana natwe twese, tubudukeho byose tubishyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Imana abashyitsi batarasohoka I have faith in what I see.
tonight.